Amen. Ndashimira Imana itwemereye kubaha muri iri joro. Niyo veye ya mbere kuva corona yaba ngewe kandagiyemo, ngira ngo namwe niko. Ikimenyetso cyiza cyane ko ibihe byiza bigarutse. Mureke twongere Imana amashyi bigaruye. Amen. Dushimire itorero Foursquare rihorana ibihe bidasanzwe. Itorero ry'umujyi wa Kigali rwose, iri ni itorero ry'umujyi ririmo ibihe byiza bihuza abera benshi. Ushumba Imana ibaho umugisha ku mayerekwa meza afasha abana b'Imana. Ubuyobozi reka nabwo tubukomera amashyi, Bishop n'abandi bose. Okay, munyemere rero mbasabe dufate za Bibiliya duhagaze gato dusoma ahantu hamwe aya habiri. Turasoma habiri rwose. Abafite Bibiliya muhaguruke, n'utayifite nta kibazo uhaguruke tugusomere. Ndasoma Abaefeso. Ye kuvuga ibindi bintu muri iri joro kabisa, muranyihangane. Ese uriya muhungu nawe aragiye ugira Bibiliya wayisize? Ngira ngo uze usomera. Someraho nta kibazo. Abaefeso 6:12 na 13. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mose ahita avuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye izo ntwaro rero nizo bavuze aho ngaho. Ndagaruka muri Yohana ubutumwa bwiza 17:23. Ubutumwa bwiza Yohana 17:23. Haravuga ngo ngewe mbo muri bo nawe ube muri nge, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda kuko wankunze. Tuvuge haleluya. Hari igitero cyo mu gushimisha kivuga ngo dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamva, maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byabihamba mumva, maze arasuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfu rutsinze, none rimwe juri buryo bwa se. Dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byabihamba mumva, maze arasuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Tumukomere amashyi Yesu n'ukuri arayakwiye rwose.
Amen. Murakoze. Tugiye kuganira ibi bintu numva ari by'umwuka yampaye kubera uburakari maranye igihe ndabwumva bwo mu mwuka kabisa, ndabwumva kabisa. Mbwirira ukwegereye ngo ngiye ndaguhakire igukiza shitani. Nta kindi nazanye umuti wo gukira shitani gusa rwose. Nutayikira uzaba wararozwe, kandi n'abarozi nk'abari abanyegiputa bo muri Egiputa n'ab'i Rwanda bo ni ba fake, kuko muri Egiputa nibo numva ngo babaga baraminuje ku by'uburozi, naho bino baza bafutaguza bataragiye no muri gardienne yabyo. Maze igihe nibaza kavuga ati ni gute twakijijwe tukaba twirirwa twisimbiza ngo Yesu yaratsinze, Satani yaratsinzwe, hanyuma wareba bitwa ko bizera ukabona baba mu buzima bw'abasaha ubwo n'abatsinzwe n'abataba ku ruhande rwa Yesu, cyangwa se Yesu n'uwo mu kanwa ariko si Yesu wo mu buzima. Ngera ahantu nibaza nkavuga ngo ubu se dutegereje undi Yesu uzaza akadutsindira shitani? Ko shitani yamamaye cyane, ko shitani yasaze, ko shitani yabaye igitangaza, kandi tuzi ko igitangaza ari kimwe, ari Yesu Kristo wenyine gusa. Kibaza uyu Satani yavuye he? Uwo nzi ko mfite amakuru afatika ari muri iki gitabo ko Yesu yamutsindiye mu ijuru, ntiyamureka aramukurikira musanga mu isi arahamutsindira, ntiyamureka aramukurikira musanga ikuzimu arahamutsindira, hanyuma amusigira randevu mbi, arayicaranye shitani arayizi. Bibiliya ikavanga amuhemura kubw'umusaraba, amwivuga hejuru, amuhindura ubusa. Ariko nkibaza kuki yagumye akomeye, kandi abo Yesu yari yahaye intsinzi ngo bamuhindura ubusa, nibarangiza bamwambure na bene wabo, kabona ahubwo ari bo amereye nabi gusumba. Ubyitegereje neza ukabona abakizwa yarabahahamuye bagenda barahahamutse. Sinzi ukuntu yabagize, nkibaza byagenze gute. Niyo navetoke nzagerageza ndebe ibintu bimwe, nimba bitigishwa mbyigishe, nimba byararetswe ndebe ko nabivugaho, ariko bidufashe mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo turi abatsinzi hejuru yo gutsinda. Intsinzi turayigendana, turayifite mu maboko, ni iyacu rwose. Nimba utari bwanatsinde, uratsinda muri iri joro. Mbivuze mu izina rya nde? Mbivuze mu izina rya Yesu Kristo. Ninde muntu wemera ko Satani yatsinzwe na Yesu ariko nawe akaba yaramutsinze? Ninde muntu ubyemera yumva kabisa ko ari umutsinzi? Abo bantu nibakomera Imana amashyi muri beza. Satani arwanye imitima yacu, nyamara dufite uwo twamenye, Yesu Kristo niwe murengezi wacu, ujya uturengera. Satani arwanye imitima yacu, nyamara dufite uwo twamenye, Yesu Kristo niwe murengezi wacu,
ujya uturengera je numva bagishwe n'uyu Yesu we namenye uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byacu we ababyemera niba mukomera amashyi reka mbabwire bimwe mu mahame agushoboza gutsinda Satani kumunesha burundu mazigiye nibaza ndabarahirira Imana nkorera Satani ntaho tugihuriye na busa nawe arabizi ko ntaho duhuriye habe n'imbaraga gifite azivoma muri mwe ku mutwe we ntaza afite ni umwuka ukorana n'intekerezo iyo zamwakiriye araziyobora ariko iyo zamufungiranye ntafite uburenganzira ndifuza iki ndashaka kubona bakizwa bariho barakize shitani n'isi bimenye mugende muvuga Yesu wanesheje ariko murenzaho namwe muvuge ko mwanesheje binateye isoni kwanza binateye isoni rwose kumva ko twitwa twese ngo turi ingabo za Kristo turi abasirikare ba Kristo abasirikare ba Kristo bamera gutya bahahamuwe barahahamutse tibishoboka nimba utinya Satani uraha ukavaho ukimutinya bagende bakwinike muri Nyabarongo ibanga rya mbere namenye ridukiza Satani ridukiza Satani kandi rikatubohora rwose nuko ibigushikira byose mu buzima utagomba kubyitirira shitani nimba warakijijwe Bibiliya manga iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bisha ibya kera biba byarashize noneho Abakolosayi 3 harasazije n'ukuri kw'Imana 3 Abakolosayi baba hehaye mubashaka aho murababona 3 wavuze ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana ariko ni gitangaza Sabitereko yazaga yigisha kera muri Uwaki benshi bari bataravuka ngirengo ariko hano hari bagabo babaye muri Uwaki akigisha yagera akavuga ngo kashira manga karakanyago ngo akobo k'ikimbyeyi itahanye imbabazi n'amata menshi shaka inyana yayo ngo akoboka kayitega igafita ageze ku nyana yayo ngo kashira amanga karakanyago nanjye ndabivuze ngo karakanyago kuba twaragizwe abo twagizwe ariko tukaba tutabizi turiho nk'abatari byo none dupfuye rubi kandi turyamanye imbaraga n'ibanga rikomeye tuzavuga iki no kubera gucanganyikirwa hari bimwe abantu barushe baribesha iyo byabacanze babumva gusa ko baguma biyahura bumva ko abantu biyahura mu masengesho baje gusenga udusengesho dupfuye tundi tuboze bajye mu dusozi ngo bagire gute ngo ko baragira ibintu bene byinshi by'Imana bikora mu mahame Imana igendera mu maprincipe gusa nta emotion tigira amarangamutima
iyo utayagendeyemo amahame zisa nk'itakuzi, ariko iyo yahagazeho uzugira ngo Imana ni nyokoromi, ni ikurikirana na nyoko wakubyaye. Duhishanywe mu Mana na Kristo. Okay, mbariza ukwegereye ngo aho warahageze cyangwa uracyahumva gusa? Tubwirane ukuri, mwagezeyo cyangwa muracaba Nyabugogo gusa? Uranyanga ndakomerezaho naringeze Remera hariya mu Giporoso kwa Rutayisire. Ndumva nkomerezaho nyine. Ibidushikira byose ntitugomba kubyitirira shitani. Ariko narumiwe, uzi ko Satani yahawe grade, agirwa igitangaza, akaruha ibintu byose akabyitirirwa n'ibyo atazi. Mbabwira iki? Satani aratwosha, intego ye ni ukutwosha gukora ibyaha ngo abone uko adukoroganisha n'uwo dukunda, niyo ntego ye. Ariko ibigeragezo, kugeragezwa kw'ibigeragezo bitari ibyaha 100% Imana ibibyicayemo. Nimushaka munyumve cyangwa ndabivuga, ariko munyumve rero tuvugana. Ibigeragezo, Yakobo yarabyanditse ngo Imana ntawe yakosha gukora ibibi, ntawe yakosha ngo akora ibibi. Ariko ahandi kavuga ngo n'iby'ibyishimo we nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe ngo nibyo kwishimira. Gutese Okay, twahishanywe mu Mana na Kristo turiyo. Yohana 17 ku murongo wa kangahe kandi 20 na gato. Ese twahasomye? Sio nasomye? Ngewe mbe muri bo nawe abe muri nge. Uwo ninde se? Ngewe mbe muri bo na data abe muri nge. Benuko munyumve, hari abantu bamugaye n'ukuri kose mugakiza, bacuritswe imitwe barayicurika, bamenye ibintu bagira ngo nibyo, niyo bivuze ntibashaka kwemera. Pe akakunanira akavuga ngo ngewe suko mbyumva, ngomba guhangana n'udushitani. Genda uhangane, uzagwayo tu cyangwa se ugaruke inzara zarashize. Ariko hari uburyo bwiza wari kumenya uko Imana yabyubatse amahame y'Imana uko ari, ukabaho neza. Okay, narimvuze ngo ibidushikira byose ntitugomba kubyitirira Satani. Ndavuga ibigeragezo bitari ibishuko. Ibishuko ni Satani, ariko ibigeragezo Imana irabizi. Nta kigeragezo cangeraho ndi umwana w'Imana. Hari n'ibintu tujya tuvuga byatunaniye kubigira impamo ngo bibukuri. Paulo yaranditse aravuga ngo Imana yaratubungishije, yaradufashe ngira twimurira tubungije, ngitwimurira ahantu ho mu ijuru ngo ari muri Kristo. Yes, muri Yesu, sinaha na ahantu ho mu ijuru. Iyo twagezeyo Imana iratwimurika dutuzaho, nubwo batubona mu isoko no mu muhanda. Ntibivuga ko tutatuye ahantu ho mu ijuru muri Kristo, niyo tuba. Imyuka yacu naho n'ubuzima bwacu naho. Okay, ikibazo nibaza rero, yabwiye abayuda bo ikiri mu Bisirayeli itaraza mu isezerano risha, irababwira ngo
n'abahetse mukiri inzoya, mukiri impinja, imvi zizarinda ziba uruyenzi ku mitwe yanyu nkigira gute? Nkibahetse ku mugongo wande w'Imana. Ariko se ntibageragezwaga kandi bahetse? Birababaje kubona ibintu byose tubifata tukabiha Satani. Reka mvuga impamvu. Iyo uhuye n'ibikugerageza, mu bigeragezo ntubone mw'Imana, ukabifata byose ukabyimurira kuri Satani, uba ukoze igitangaza, witaye mu mutego kuzawuvamo. Dore uziyuha icuya. Iki Satani aragikunda. Akunda ko abantu iyo bahuye n'ibigeragezo kandi byinshi biva ku Mana. Reka mbabwire, Imana izigerageza abantu, izigerageza bayo. Nta musirikare bapfa guha imbunda ngo bamwambike ya myenda n'ipete bashiraha atanyuze mu mafunzo. Kandi ayo makosi bavuga ni ibibazo, ariko babivamo ari abagabo igihugu cyizera n'amahanga akabizera. Imana ntiyapfa kukwizera gutya tu ngo warinjiye gusa, ikunyuza mu bigeragezo yo ikemera kuhanyura. Kandi siyo yavuze muri Bibiliya ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibiza, kuko nzaba ndi kumwe. Uri mwene nde wewe? Wabyawe nande? Uraruta, waba uruta Daniyeli, uruta ba Saduraka? Yaremeye bawunyuramo kandi bararanye nayo. Beni we, bararanye nayo, ariko bari bibitseho ibyanditswe bivuga ngo nunyura mu muriro tuzasha, kandi ibirimi byaho ntibiza. Bagiye mu muriro bafite ibyishimo nk'abasaze. Uzi kwishimira umuriro kuko abasore bishimira igisirimba. Nimuvuge neza tubareke. Barasubiza ngo Nebukadine no kumwubaha no gutsinda izina ry'umwami babikuyeho. Nebukadine, nimba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, kandi nitanabikora tituri buramye igishushanyo, irabareka. Baraye buzuzwa, bararanye nayo ngo irangize mugende. Icyabatunguye bawugezemo neza, bawisangamo igitangaza. Habe n'imisa, nimba ari ikintu gitinya umuriro munsi y'izuba, umusatsi n'ibyatsi n'ibya mbere. Habe n'ubwanwa bwabo ntibwahiye babusohokanyemo imyenda yabo. Kumva ujya wemera ko tunyurayo, ariko ntiwemere ko duhirayo. Wiri ukwegere ngo uzanyurayo, ariko uzasohokamo. Reka mvuga utuntu dutatu dutuma Imana igerageza abantu yonyine. Icya mbere, ibagerageza ishaka gupima urukundo rwabo bayikunda uko rungana. Kugira Yesu ngo agaragarize isi urukundo, nuko yitaye mu mibabarire ndengakamere. Iyo ishaka kumenya abantu uko bayikunda, iremera bakanyura mu mibabaro ngo irebe ko imibabaro itabakuraho icyo bamenye. Iyo ishaka kureba iki? Urukundo. Uzamukeho haruguru nibijya kuza ndariri. Nasomye igitabo cy'umugenzi. Umugabo witwa Mukristo ahura nande harya na cya gihanda cyitwa Apoloni. Kiramubwira ati wancitse utariko, nimba ari ibihembo wagenda biguha,
nimba ari imisozi ushaka ndayiguha, nimba ari icubahiro ndakiguha, ariko nyemerera dusubiraneyo ngutware, dusubirane mu irimbo. Aramwanga ngo sinasubirayo, naramaramaje gukurikira uyu mwami, narambiwe ibihembo byawe, ngaye ubuhake bwawe, ndakugaya. Ariko yari umugabo uzi kubwira Apoloni ngo narakugaye, muhagararanye, narakugaye. None se urajya he? Ndajya i Siyoni iyo badapfa, batarwara, batangana, batagira gute se? Nta mwami uzawemera ko abantu bamuvaka ifite amaboko. Swate uranyisha cyangwa nkwice. Yamuteye uducumu twinshi, ananirwa kudukinga, tumwe turamufata, yikubita hasi kimwicaraho, ngo kimwicareho kiramucunaguza, kiramubwira ngo ke ubu se singwicayeho ko naguteye ukaba wakomeretse. Icya kabiri, nkwicayeho, iyi Mana uvuga irihe? Ngewe abantu banjye iyo batewe baniha rimwe mba nahageze, ariko mwebwe muterwa ukaraswa kakwicaraho ntiseruke, uyiringiye hiki? Yamusubije ijambo nakunze, aramubwira ngo igitureka igipima ko tuyikunda, tudafite gusubira inyuma, twamaramaje mu kuyikurikira. Nimenya ko nyikunda iratabara. Ngo arangiza amubwira ijambo nakunze, aramubwira ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, niyo nguye ndongera nka komera Imana amashyi. Oya bwirira ukwegereye ngo ntitujya duherayo, twikubita hasi tukabadukana izindi mbaraga nsha. Aramubwira ati uvuze gute? Abapima urukundo namenya ko mukunda aratabara. Ubu se aracyagutabaye nkwicaye mu ndadi, aracyagutabaye. Mbwira ukwegereye ngo naho ugeze iracyagutabara, ntiwarenze igipimo, ntiwarenze ahitagera. Uracyari ku munzani gusa, ipima, nimara gupima uzayibona. Ngo arangize amaze kumubwira cyo, Mukristo avuze iryo jambo ngo yapimaga urukundo, kandi ntunyishime hejuru yo ngo inkota irahanuka. Abona inkota itari ya Apoloni, itariye, irahanutse iguyeho. Apoloni ntiyayibona, Mukristo aba ari uyibona. Kubera ko Imana imaze kumva decision y'uyu mugabo yo kudasubira inyuma, yohereje inkota, arambura ikiganza nubwo yari yakomeretse, arayifata, ngo ayimucumita mu kirenge, ababarira mu mutwe, ngo atanda amababa y'imbwa yiswaraguruka, amuvaho, ngo arahaguruka. Mukristo nukuri ntiyaretse gusirimba we. Mana ya mwijuru hari Imana we, mwijuru we hari Imana we, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, hari Imana. Wikomera amashyi yo hejuru Yesu. Aka kabiri, igikureka iyo ishaka kureba kwizera kwawe aho guhagaze. Byatumye Yesu asinzirira mu bwato ari kumwe nabo, barira yumva, baboroga yumva, bamena amazi yumva, arabareka. Kugeza ubwo baje kumukangura byabarenze, ngo bamukangura, arabareba we, aravuga ati mbega nuko kwizera kwanyu kungana. Ajya yisinziriza ngo arebe imihengeri ukwiri bubacunde n'ibyo muvuga. Tugendana ko muraririra mu bwato ndyamyemo, ngo murapfuye simbyitayeho, ndahari, turi kumwe mu bwato, none murarize. Abakizwa ko baravuza induru mu bwato Yesu arimo n'ukuri kose, ariko induru zirarenze. Akureka ashaka kureba kwizera kwawe ko guhagaze, akamenya ngo kuruzuye cyangwa se ni umuca hagati. Icya gatatu, ajya kureka
iyo ashaka kuguha ubuhamya busha burenze ubwo wari waragize, umaze igihe nta buhamya, abanza kureka kugira ngo areme ubuhamya. Mu marira hazavuka impundu, mu gahinda hazava indirimbo. Aha, iyo itareka Beni na Chance iriya myaka baba bararirimbye iriya ndirimbo, ariko mwararirimbye ayaya. Naravuze ati rwose nimba kubareka ariko kwatumye muyihimba, nanje iyo Imana mba narabaretseho. Iriya ndirimbo paka ikazabaho. Ayayayaya. Isi iravuga gute hayi? Esa arakora, nukuri arakora, nugutarasubizwa gusa kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, ako arutitangiriro, nubibihe byahinduka benibikoraho Yesu arakora. Umukomera amashyi Yesu. Iyo ashaka kuguha ubuhamya busha buzamenywa na bose butazibagirana, arakureka pe, kandi akakureka gukunda birenze kuvugwa. I Betaniya yose uwo yakundaga umujyi wose w'i Betaniya wari umuzi, habe no kumutumaho ntibigeze bamubwira ngo nakararwaye, baramubwiye ngo uwo ukunda agize gute, ahita amumenya kuko yaramuzi. Ariko ni gute wakunda ari we yaretse? Yararwaye aramureka, araremba aramureka, ararabijyambere aramureka, ageze iryakana arapfa aramureka. Ikiriyo kiraba ntiyaza mu kiriyo, baja ku maziko y'uwakunda ntiyayajyaho, kugira ngo arusheho kubamenya neza. Barahamba ntiyaza, bari mu kiriyo bategura kugisoza ku munsi ugira kane. Aravuga ati muzi ko batubwiye ibya Lazaro, muze tugende frame. Baramukurikira mu marembo, Marita araza. Iyo ujya kuhaba musaza wacu ntaba yafu, ariko buriya banditse duke ngo Mariya yavuze amabwa atavugwa. Yararuhaga akamubwira ngo ariko imitsima wariya, kuko iwabo niho yazaga arya cyane. Imitsima wariya ingene twagufashe neza iminsi yose, abantu bose bazi kuza urya hano, none turarwaje ntuje, turafushije n'amaziko ntuje, ukunda araruha arapfa, ariko Yesu we umeze gute? Ngwino ugere kuri Mariya wumva ibyo akubwira ngo agereyo. Aramubwira ati nukuri iyo uje kuhaba ibi ntibiba byatuba. Aramubwira ngo Mariya, ninjye kuzuka n'ubugingo. Ay ninjye, yani abapfuye bajya bahambwa muri nge. Nshaka namuruka, nshaka namurekerayo. Ufite igeke ngo ndabizi ko azazuka, icyo cyanditswe ndakizi ku munsi w'imperuka, ariko iyo haba uko aba yagiye. Yesu ngabone batari kumwumva, ngo abonye amarira yabaye menshi, Yesu nawe araturikagira gute, ararira. Yesu ariko Yesu yababwiye inkuru y'uko abishoboye ntibemera, ngo bange kwemera, araturika nawe ararira. Amarira ya Yesu ayahoresha yabo. Yesu arize ntibasubiye kurira. Baravuze ati kameme nubwo utaje, ariko nyine wadukunda urabigaragaje. Iboga barashari muri ibyo ko byarangiye. Hanyuma niho yabegera batumve, rero mbabwire nimunyereke Lazaro w'i Betaniya, mwila wa Yesu anafa, Yesu anagenda yohe, anagwa na kerazikwa. Yesu anayambiza kwizuri hamu, anadeta
Lazaro, Lazaro, ewe Lazaro, huruka imbuga. Yeryo anahuluka, abantu boshi banaganganwa. Orera data, orera mawe, Yesu yamuzura nukuri. Komera Yesu amasi. Munyereka umwamuta abandi atumve abayuda ngo barumirwa. Umuntu yohemuka ntaze guhamba byibura. None aravuze ngo nibamwereka imva y'uwapfuye twahambye adahari. Ariko autorite yagiraga ngo bose baramuherekeza. N'abarakaye n'abagize gute ngo bagereyo. Arabareba imva. Ibi nibyo biri kubariza. Icyo nshaka ndakizi. Icyatumye nkora ibi mbareka ndakizi. Hanyuma arareba bose mu maso aravuga ngo okay, abaje mu maziko ya Yesu ni bande? Zamura ibiganza. Abandi ati wananiwe kuhaba none uri kutuzamuze. Autorite yagiraga barabizamura. Ngo babizamure toke abahambye mugashiraho kino kibuye muze musubire mucikorere. Induru mu bayuda n'umujinya agize kutaza kudufasha guhamba dusubire twikorera ibuye. Ngo abahate baraza bagira gute? Abarishizeho bararyegura bakuraho ibuye. Ngo barikureho aregera arareba aravuga ati ndugu yangu umekufa kabisa, warapfuye rwose. Yaraherutse kuzura umwana we yayirinduru ziravuga ngo yari yarabye nta cyari cyabaye. Noneho ndazabanukira mukunde mumenye ko atari yarabye. Azabanukire mumenye ko atarabye mubone kumenya imbaraga z'Imana. Ngo muhagarare hejuru autorite y'ubumana ijwi rimwe gusa. Arararama arareba mu ijuru ngo arangiza arunama areba Lazaro amango Lazaro sohoka. Lazaro n'imyenda y'abapfuye na pamba zo mu mazuru. Babona Lazaro arahagurutse azingazinze mu mwenda. Yesu ataba umuzingiyeho ni